Turabaramukije banyarwandakazi banyarwandakazi bakunzi b'u Rwanda, inshuti za Rwanda Rugari TV na Rugari Kadomorwa, aho muri hose amahoro n'imigisha by'Uwiteka bibe kuri mwebwe. Ni Asumani niyo nambaza baramutsa. Turi kuwa gatatu itariki 12 Ukwakira 2022, tuje kuganira ku ngingo ivuga ngo, cyangwa ku mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umuheto ushuka umwambi bitari bujyane. Banyarwandakazi banyarwanda, abari hanze y'u Rwanda by'umwihariko biyita ko bari muri opposition, ntabwo uyu munsi ndi bugire ubutumwa mbaha burenze, kuko ubwo twabahaye burahagije, kandi turacyakomeza. Umusaruro warabonetse, ukomeje kuboneka, mukomereza aho ngaho, mwitandukanye n'abatubuzi, abababeshya, ababashuka, ababarya amafaranga ngo barashaka kuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abanyarwanda b'ibigwari n'inganzwa, abanyarwandakazi b'inkunguzi b'abashizi b'isoni, banyarwandakazi banyarwandakazi muri hanze y'u Rwanda, mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, Aziya, Amerika, Uburayi. Mukomeze mwitandukanye n'abo bantu, kandi ntimurangare, mube maso, mukomeze mube maso, mukomeze mukurikirane, mukomeze mubakurikirane abo batubuzi bayoboye za gahunda zitandukanye, bayoboye imishinga y'abaringa, bababyazamo amafaranga. Abo batubuzi, abo batekamutwe bayobanye na Padiri Thomas Nahimana, abagore n'abagabo. Iyo ni message rwose tugomba guhozaho. Iyo mubona abantu batatu, bane, batanu bahora kuri murandasi, Kamba, isi n'ijuru, babajijisha, hari icyo mwavanyemo, hari byinshi mwavanyemo. Turabashimira ko mwatubwiye muti Asumani wadukoreye akazi gakomeye cyane, n'ubundi ndacyakabakorera. Rero ni mwitandukanye n'abo bantu n'agatsiko k'abatubuzi, k'abatekamutwe bayobowe cyangwa baberewe ku isonga na Padiri Thomas Nahimana. Twarabibonye, turabibona, ntago mukimwitabira, kandi mukomeze mwitandukanye nawe, mukomeze mumugendere kure, asigarane n'abariya tujya tubona umwe. Mureke Jean Paul Ntagara aje hariya ahamagare wa mugore uri ku rutonde rw'abagore twise inkunguzi witwa Karinganire Irimine. Mubareke rwose, mubareke bakomeze bavuga ibyo bavuga. Twarababwiye ngo nta kandi kazi bari abantu bagira. Ntabwo waba ufite akazi ukora ku minota, ku isaha imwe, ku minota 40, hanyuma ngo ubone umwanya wo kumara amasaha 2 n'igice cyangwa amasaha 3 uvuga gusa. Ni ikimenyetso mudakwiye gudishidikanyaho cy'uko bari abantu nta kandi kazi bagira uretse kwicara imbere ya murandasi bakavuga, bagatukana, bakavuga ibyo bashaka, umva, bakavuga biriya ntibikabarangaze. Banyarwandakazi banyarwanda muba hanze, twarababwiye ngo mu minsi ishize batangiye gushwana,
Jean Paul Ntagara ashwana n'umugore we, Jean Paul Ntagara ashwana n'abari abagore bandi bamwe Mayire aba Marie Jeanne Mukankuranga, abo bitwa ngo bakwinirinda bakwini Betty. Biriya ni ibintu byo kubajijisha abanyarwandakazi banyarwanda, biriya mubabona kuri Zoom, biriya ni ukubajijisha. Kandi iyo bavuze murabizi, twabisubiyemo n'ubureka tubisubiremo, birangira bavuze ngo nimutere inkunga ikamba, nimutere inkunga isi n'ijuru. Ibyo ni imitwe, n'ubwesikoro bwitwaje kuba intyoza z'amagambo no kuvuga, gutabira, gushakisha, bakazana ibintu byanarangiye. Banyarwandakazi banyarwanda muba hanze, banyarwandakazi banyarwanda, u Rwanda nta kibazo rufite. Igihugu kirahari, kirakomeye, kiratekanye, kiratera imbere mu ngeri zitandukanye, nubwo kitabuzemo ibibazo nk'uko muri ibyo bihugu byanyu, ibyo bihugu mubamo, ibibazo nk'ibyo bidashobora kubura. Ibyo murabizi. Bamwe muri mwe mumaze iminsi mutubaza tukabasobanurira, bamwe muri mwe mumaze iminsi muhabwa amakuru atandukanye, bamwe muri mwe cyangwa benshi muri mwe murimo muraza mu Rwanda kubera ko mutari mwarigeze, mwari mumaze igihe mutazi amakuru yo mu Rwanda, hanyuma mumaze kuvumbura abo batubuzi, biba ngombwa ko muza mu Rwanda kureba igihugu cyanyu. Ibyo mwabonye amaso yarabihereye, bamwe bahitamo kugenda kugira ngo bitegure baze bagaruke mu gihugu cyabo. Ibyo binyoma bya Padiri Nahimana Thomas na Jean Paul Ntagara na Flora Karenzi umugore wa Jean Paul Ntagara, uriya mugore w'inkunguzi Karinganiye Irimine, aho basaza ba Munyabagisha ba Sekidende, aho ba Munyankindi Tarisisi, ibyo ni imitwe, ni gahunda za Padiri Thomas Nahimana. Kandi narababwiye nguriya muntu ni umuhanga, yarababwiye ngo uwamuha miliyoni y'amadolari, miliyoni mu bihe bishize nababwiye yuko ayikabakaba, ubu yarayuzuje. Padiri Thomas Nahimana miliyoni y'amadolari yarayibonye, ariko arashaka ndi yavuga ngo abantu ngo 1000 bo gukora batayo yise Kagoma, nta kindi biba bisobanura abanyarwandakazi banyarwanda kugira ngo muha amafaranga. Ariko ubwo karagaciye mureka nigarukire hano mu Rwanda. Banyarwanda banyarwandakazi bari hano mu Rwanda, ndifuza kubaburira no kubahwitura nkoresheje uyu mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo umuheto ushuka umwambi bitari bujyane. Abantu tubona bari ku mbuga nkoranyambaga bakagwa mu mutego w'abariya ba Jean Paul Ntagara na Flora Karenzi na Padiri Thomas Nahimana, bakavugana nabo, yego ni uburenganzira bwabo, ariko reka mbisubiremo bwa gatatu. Ubu umugabo, ubu umugore, ubu umukobwa, ubu umuhungu, ubu igikwerere, ubu umusaza, ube uwari we wese, ubu umuyobozi cyangwa umuturage usanzwe, umuheto ushuka umwambi bitari bujyane. Ibi bintu abantu bajya hariya batitura abanyepolitike, yego gutanga ibitekerezo ni uburenganzira bw'umuntu, ariko ndagira ngo mbibutse yuko u Rwanda ari igihugu cyigenga, gifite ubudahangarwa, gifite amategeko akigenga. Ntabwo u Rwanda ari igihugu kigengwa n'amategeko, no. U Rwanda ni igihugu ni igihugu kigengwa n'amategeko, nibyo.
nari nshatse kuvuga ngo ntabwo u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko, oya, ni igihugu kigengwa n'amategeko cyishyiriyeho. Kuba bagushuka rero wowe uri wese kugira ngo bagucuruze, bariya abantu n'abacuruzi, bariya abantu ku isonga mu bantu b'ingenzi hari Padiri Thomas Nahimana, Jean Paul Ntagara na Flora Karenzi, umugore wa Jean Paul Ntagara. Bariya abantu n'abacuruzi. Ejo bundi yarabivuze ati twebwe hano ntacyo bitubwiyeho, tuba muri Canada tuvuga ibyo dushaka. Dufite uburenganzira bwo kuvuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Kagame atakibaho. Yego nibyo. Hanyuma nawe rero uri hano mu Rwanda babikubwiye bakweruriye, nawe ukajya hariya bagatera ukaba wakwikiriza. Ndakwibutsa ko amategeko y'u Rwanda arahari, amategeko agenga igihugu arahari. Impamvu ni iyi: bariya abantu ba Flora abo ngabo ba Padiri Thomas Nahimana nibo bashoye abantu nka Idamange Iryamugwiza Yvonne, baramushuka bamutega umutego wo gukora ibyaha bikurikiranwa bigahanwa n'amategeko y'u Rwanda, yisanga umutego yawuguyemo. Yvonne Iryamugwiza Idamange yisanze yaguye mu mutego w'abariya abantu batari beza kabisa. Birangira agonze urukuta rw'amategeko. Ububi bw'abariya abantu barongera banamubwira ngo ntuzaburane, uzabyange. Ntago ibyo byari gutuma amategeko adakora akazi kayo. Icya gatatu, uyu munsi rero Banyarwandakazi, Banyarwandakazi, cyane cyane abo mbwira n'abari hano ku butaka bw'u Rwanda, icya gatatu kinababaje ni uko uyu munsi abo ba Flora Karenzi na ba Padiri Nahimana n'uwo Jean Paul Ntagara n'abandi n'abariya bagore, uyu munsi nibo Idamange niwe barimo gucuruza, niwe barimo gucuruza. Arafunze, arakurikiranwa n'amategeko, ari muri gereza, ariko uyu munsi barimo baramubyaza umusaruro. N'ubu wamubaza, kandi igihe kizagera nawe abitangira ubuhamya, yavuga ati inzira ntibwira umugenzi, iyo mbimenya sinabimenye. Koko Asumani niyo nambaza ibyo uvuga, ni ukuri umuheto ushuka umwambi bitari bujyane. Turasabwa, murasabwa, barasabwa kuba maso, gushishoza. Ntabwo bikwiye ko umuntu muzima yiyahura. Idamange Iryamugwiza Yvonne ubu ngubu ari muri situation yo kurwana n'ingaruka z'ibyo bamushutse gukora, nawe akagwa muri uwo mutego. Mu by'ukuri turabizi, bifite ibimenyetso bihagije. Idamange n'umushinga bamukoreye, baramubwira bati wowe genda utukane, genda usebanye, genda uvuge ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atakibaho, genda rwose uvuga ibyo ushaka kandi dushaka. Abo ni ba Padiri Thomas Nahimana na ba Flora Karenzi bariya mubona na ba Jean Paul Ntagara, bashuka Yvonne Idamange. Ntiyareba kure, ntiyagira ubushishozi, agwa mu mutego. Uyu mutego rero yaguyemo niwo uyu munsi akirwana nawo.
niyo mpamvu tubwira n'abandi, tuvuze Yvonne, tuvuze Idamange, ariko hari n'abandi baguye muri uwo mutego, bo baranabyivugira bakanashima bati rwose turashimira abo bakata ku gakarito bakatwoherereza. Abo barabyivugiye kandi uyu munsi bari muri situation imwe na Idamange Yvonne. Ubu rero uyu munsi hari n'abandi bigaragara yuko barimo kugenda basatira kugwa muri uriya mutego. Twebwe no kubaburira, no kubagira inama, no kwibutsa ko u Rwanda ari igihugu kigengwa n'amategeko kishyiriyeho, kandi ko uwo ari we wese wagushuka, wakubeshya, ntugire ubushishozi ngo utagwa mu mutego w'ibyo akubwira. Ntabwo amategeko y'u Rwanda, ntabwo amategeko agenga u Rwanda azakurebera izuba. Iki kiganiro nakita ko ari ikiganiro kidasanzwe kubera ko ndagira inama, ndaburira abavandimwe, inshuti zumva ko zifite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, nibyo ni ihame, igihugu kirabyemera, ariko ntizigire ubushishozi bw'ibyo bariya abantu baba hanze barabyivugiye. Florent Jones yarabyivugiye, Florent Karenzi ati twebwe tuvuga ibyo dushaka hano, hanyuma nawe bakakubwira ngo nawe vuga nk'ibyo tuvuga. No kubagira inama rero, no kubibutsa ko amategeko y'u Rwanda, amategeko agenga u Rwanda ntawarebera izuba. Umuheto ushuka umwambi bitari bujyane. Bavandimwe Banyarwanda, Banyarwandakazi, Banyarwanda, cyane cyane abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari ku butaka bw'u Rwanda, abari mu mirimo cyangwa mu byo bikorera bitandukanye, bakoresha uburenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo, ariko bakageraho bashaka cyangwa bagerageza kurenga imbibi cyangwa imipaka y'amategeko. Icyo gihe amategeko azagukurikirana nk'uko byagendekeye Idamange, Iryamugwiza Yvonne n'abandi. Babandi mujya mwumva abangaba ba Florent Karenzi n'umugabo we Jean Paul Ntagara na Padiri Thomas Nahimana, bamwe mubona iyo batangiye kuvuga kuri ziriya murandasi isi n'ijuru cyangwa ikamba, bagarukaho basuhuza abantu batarenze 5 bari muri gereza. Mujye munibaza ngo ariko aba bantu kuki bavuga 5 bonyine cyangwa 6, kandi muri gereza harimo ibihumbi by'abantu bafunzwe kubera ibyo bakurikiranwaho n'amategeko. Muzabyibaza ibyo bintu, ariko Banyarwandakazi, Banyarwanda, iriya ni business yabo. Barabashoye, barabashutse, bagwa mu byaha, bagunga inkuta z'amategeko. Uyu munsi bari mu magereza, none bakomeje kubacuruza, bakomeje gushakisha kwaka abantu amafaranga ngo barajya gufasha imiryango ya kanaka, ufunze abana ba kanaka, bagahamagara umugore wa kanaka mukabohereza amafaranga. Ubwo nagarutse hanze, wenda na hano mu gihugu mu Rwanda hari ababikora, hari ababohereza amafaranga abo baforora, hanyuma iyo bamaze kuyabona bafata wa mudamu bakamwohereza $100 kandi basaruye ibihumbi 10 by'amadolari. Nuko bakora bari abantu n'abacuruzi b'amagambo, n'abatekamutwe, n'abesikoro. Ndabisubiramo, narabivuze, baranzi,
ndabazi, turaziranye, nacyo kibazo bafite. nzahura mbabwira. Kini kiganiro cyihariye nari nabageneye uyu munsi muri rusange, ariko ibiganiro byo birakomeje kuri buri muntu ku giti cye. Tibakababeshye bariya abantu n'abatuzi. Flora Karenzi, mwene Karenzi Narcisse, hano i Gahogo muri Muhanga. Flora Karenzi, ubuse abavandimwe ntibari hano? Abavandimwe biriya muba mubona yigaragura tukana, yakuyeho rwose. Flora Karenzi yakuyeho, ariko famiye ye, umuryango we, basaza be, bakuru be, barumuna be bari hano mu Rwanda, barakomeye, n'abahanga, barakorera igihugu, barakorera imiryango yabo, niba enjeniyeri, banyarwandakazi, banyarwanda. Uriya mugore Flora Karenzi ntabwo tuzareka kuvuga ibye. Biriya mubona aje hariya akajya mu iyobokamana, akajya ikuzimu, akajya, ariko buriya nta kintu mubona kuri uriya mugore. Mugira amahoro.